mbabwire akantu ukwiye kumenya. Urabona iki gitabo cyitwa Bibiliya. Mu bintu ukwiye kumenya mu mateka ya Bibiliya ni uko iki gitabo ni igitabo kidasanzwe. Ntabwo ari amagambo, ni ibintu nikoreyeho ubushakashatsi nshaka kumenya ese koko kino gitabo ntibisanzwe. Naje guhera karitsiye yo mu rugo nza kureba ku basaza, kera bari ba marine, ari za marine, ari imbobo, ubuzima bwaracanganye, noneho barishwe n'ibiyobyabwenge n'inzoga, baza gufata umwanzuro wo kujya gukizwa mu barokore. Baza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo turashaka kumenya ibijyanye n'iki gitabo, turashaka kwiga ijambo ry'Imana tuyoborwe nayo. Muri iki gitabo nta na rimwe uzasangamo ijambo rivuga ngo genda ngo wice, genda wibe, genda usambane, genda uroge, genda utware iby'abantu. Oya, iki gitabo kivuga amagambo y'ukuri yo guhumuriza abantu bashonje barwaye, kibabwira yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Na Yesu yaje kubivugaho arababwira ngo ndababwiza ukuri ko mwe mwasize byose mukankurikira muzakubirwa inshuro zirenga 100. Bivuga ko mu isi uzabona umugisha, ariko na nyuma yo kuba mu isi nujya mu ijuru uzabona ibirenze. Niyo mpamvu rero abantu bakurikiye neza bakiga ijambo ry'Imana adashobora gusaza akennye, ntashobora gusaza arwaye turuma, ntashobora gusaza byaramucanze, ntashobora gusaza ari marine, ntashobora kuba imbogo. Umwana wize neza iri jambo Imana imuha umugisha. Ikindi rero ukwiye kumenya ni uko uzarebe imibereho y'abantu bakunda gusoma iki gitabo, usanga batandukanye n'abantu bakunda gusoma ibindi bitabo. Ushobora gusoma za biochimie, mate, physique, chemistry, noneho ugasanga hari ibintu utazi, ntuzi efike y'ukuntu ushobora kubana na bagenzi bawe amahoro. Ariko iyo wasomye iki gitabo ibi byose birimo, harimo amafaranga, harimo gukora, harimo urukundo, harimo kugira urugo rwiza, harimo kugira igihugu cyiza. Buri kimwe cyose rero ugisanga muri iki gitabo. Iki gitabo rero ntigihenda, kigure ugitunge iwawe. Ubwacyo ukimara kukirambura utangira kubonamo ubwiza bw'Imana, utangira kuvugana n'Imana, hari igikundiro Imana itangira gushyira ku buzima bwawe. Rero njyewe ndashaka kujya mbabwira ibintu by'agaciro by'ingenzi kugira ngo amateka yacu byibura mu mwaka utaha tuzabone ineza y'Imana. Ujye ukora subscribe, follow kuri TikTok ukurikirane ibiganiro byacu.